hanyuma hari ikintu watangiriye hati ndi umugore wa Yago ariko iyi saha tuzi ko wenda ariko ndiwe uri wese ushingiye kuki ndaryubakira kuri Yago se kubera iki Yago niwe YouTube channel ni hasi bo nta nubwo bazumva no bavugaho ngo channel runaka ibe nawe turi turacyana muvuga ntaga azasibangana mu mitima yacu kwa ejo nashaka fuhe kuvuga ko nkunda Yago sinareka kubivuga ngo nuko nari nyine ubwo bufasha bwiwe liga anytime na Yago ya papa umwana wanjye ushobora kuba ufite ahamuka ryo gukunda umuntu bita Yago tayimvese kubera iki nkajya kumurega nawe WhatsApp sinzi ushinzwe kumwandikira nawe uzi gusubiza n'ibyo atabajijwe ese ubwo uravugisha ukuri ni hari ukuntu yasekaga mu tuntu turamfasha yego noneho bibaye akarusho mubonye tuzahurana nubwo hazamerera n'ibyatsi simbizi ngenda ryama nkabona turi kumwe nimba bwo ako sinzi nimba ari inzozi zose ko tuba turi kumwe ahubwo ngiye kintu nakisabira Yago yambabariye nanjye nari nzi ko ngiye kuzahita ngenda nkayibonera na Yago none ubu ngubu ahubwo abasigaje no kumugambana n'imodoka ye bakayiturisa amapine nawe agapfa iyo mwandikiye akansubiza ndaranasinziriye nkanswe naho ko bamufungiye cano naho n'abantu batazanagira ngo ngiye nago nkundiye Yago ngafite amafaranga ngafite iki ubwo rero byaba ari bya bindi bita kuba wikinisha ese ko ntajya numva narangije ubwo rero ubwo umunsi narangije bizaro kwikinisha arambwira ati wamaye ifoto yawe wambaye video yawe wambaye ubusa ngo nkaguha amafaranga ati disuri igikobwa gishinguye nibaza ubugufi mfite mujye mumenya ko wacari n'ikibungu mva Yago nushaka ko tujya kumanuza abo bantu ndagukunda AZ plus Y n'uwo mukobwa nizeye guhangana nawe kugeza igihe nzagutsindira full stop the top shot anadi ngaho GASARO TV bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze merereye mu mande zose zisinda basuje cyane mbifuriza amahoro n'imigisha by'Imana babwira ngo twica ahantu heza kuri Serenity Park ni ku Gisozi munsi ya fawe ndi kurya bon appétit merci umeze gute Nadia impamvu mvuze nta kintu ndi bubivugeho nta kintu bivugeho ntago ari ubwa mbere dukoranye ni Nadia umuhorakeye ya murabona mubona arakeye nk'izina rye umeze neza hoya ntago meze neza kuko man ibintu se ko bitangiye gufata urundi rwego mbaza ngo uzamera neza ryari none se ko mbona utangiye agahinda simeze neza ubundi uhora wisekera n'ubushize utubwira inkuru yawe y'agahinda y'ibyakubayeho wari uri guseka ariko uyu munsi ndabona ibintu byo guseka ntabyo je mbora nseka ariko naba mbabaye naba nishimye ndaseka kumbwiye ngo ntumeze neza ntago meze neza Sandrine ejo wanyereje record uri kurira yego sha nose ntago uzi biri kubera hano kuri arya bavuga ngo social media cyane social medias okay ntago twizerega kwiza ikigoroba abantu bakifata bakagambanira umugabo wanjye nta n'isoni ngaho umugabo wanjye nyine udushyize mu rujijo uruhe rujijo se uravuze ati umugabo wanjye ariko umugabo wawe ushize watubwiye histoire itandukanye n'ibyo uyu munsi kutubwira ese bagambaniye nde byagenze bite byagenze bite ndacyari kubitekereza hakuze kuri seriyeze Nadi ndacyari kubitekerezaho no kumuvuga mu izina biba byanangowe noneho byafashe indi ntera bimeze bite ariko nta n'impamvu yo kubica ku ruhande Sandrine ubundi murapfa iki singushyizemo ariko si ubundi murapfa iki bande se noneho hari umuntu wakunumye hati Sandrine n'ikibazo dufitanye ntago ariyo ndi kubwira abantu badukurikiye cyangwa n'abandi bazi ko babyihishe inyuma ubundi baramubaza iki ariko rero ibintu byafashe urundi rwego uri kuvuga ati murapfa iki uti ngenda narakaye ariko uri kudushyira mu rujijo njyewe wenda hari rekodesho ndanyoherereje uti ese aba naba ko ari gushyirwa mu majwi nibyo nkubwira ko
iyi sange nta kintu mbiziho ubundi tubwiza ukuri Nadi bimeze gute ariko ari ukuri iki kiganiro uri kwibaza ati si uyu mukobwa ni bande ari kubaza icyo bapfa bimeze biti so nyine naciye ku ruhande barabizi umuntu ukunda kuvuga the top shatter Nadia the top shatter Sandrine uwo muntu nyine baramuzi ese kuri gutinya kumuvuga ni yago hanyuma ibyagenze bite wenda turabizi bimaze iminsi nagiye kumva ndumva nari ndyamye bwa mbere ati bahagaritse yago babaye muhagaritse ng'ibyumweru ngo 2 sinzi niba ari 2 simbizi kadutegereze ibyo birarangira aragaruka ngo hari habayemo akantu kakwe nakwe noneho ubwo noneho bamujyanaga hari ukumusiba kuri YouTube channel ese ubundi se baramusiba bararebye basanga niwe muntu ukora amafuti kuri YouTube baretse abantu n'ubundi bakabaho n'abakabaho twese ntabwo tuzi aho bwira cyangwa aho bucya tugeze nimba buri muntu wese ari gushakishiriza ubuzima kuri YouTube n'abandi bakabushakishiriza mu bindi bintu ariko we ahantu ari kubushakishiriza bose bakaba bamukomanyiriza noneho nimba hari n'ikintu ngiye nanangira n'abo bantu sindabona n'umuntu bafashe basi ngo bamushingiye nka business runaka ariko yago tuzo yayishingiye yararwanye paka yigeraho yego tuza abo yahaye ubuzima abahinzu yo kubamo abaha ibintu byo kureba batari banasobanutse mu mutwe ariko ubu ngubu basigaye basobanutse sigera babona baba batwika simbavuze mu izina yego tuzi benshi yagiye agirira akamaro icyo twese turacyemera nta nugishidikanyaho none se kubagira neza nicyo bamuhoye rero ngewe ubu isaha ngewe ndi mukangaratete urambaza nyine nanjye nkubaze ndi mukangaratete Nadi kuko nk'ubu ngewe ntago najya kuvuga ibintu wenda iyi saha umuntu wahemukiye yago this time ngiye turanavugana ngire ngo n'ubushize namugejejeho ubutumwa bwawe ndamubwira ati uyu mukobwa rwose naragukunda cyane naranakamuhaye rwose sibyo ariko iyi saha umuntu burya umwanzi cyangwa se umugome ntumenya impamvu ari gukora ikintu ubu iyi saha umbajije icyo nanjye uwo muntu namubaza ni se yago uramuhora iki cyangwa se murapfa iki ubu nanjye nakubaza kuko natwe twese iyi saha nyir'ubwite ntaraza hanavuga ati ukuri kw'ibintu nuku byagenze gutya niwe wakoze ibi ariko nta nindi urivugira ubusa ku musozi abari kubijyamo bose turi kugenda tubabona bamwe bari no kwivamo nk'inopfo surayizi hayunze ni ikintu cyiza kikajya mu masaka kikihisha ariko iyo nacyo kigiye kujyanze kishyira hanze nyine bari kwivamo nk'inopfo kandi tuzanabamenya none se Nadi woshingira ku cyo uvuga kuko abo bantu bari kwivamo ari bo none si ibyo bari gushyira kuri social media zabo turi kubareba ariko buryo wabishyizeho ngiye ino saha nta side nimwe ndiho none se wowe se kutaragenda ngo posting ngo uvuge ngo tuza nyine wowe ngo posting ubwira ibintu nka biriya by'amafuti gutari wajyaho ngo bivuge ngewe ndacyari ifi ntoya uracyari none se bugira ngo babaye ifi nini igihe cyose ukiri muri iyi si nta muntu umwe uraba ifi nini Bibiliya ivuga ngo igihe cyose tukiri mu isi tuba tugifashe intambara tuba turwana intambara iyo ukiri muri iyi si ugomba gutuza bamwe bakabona nawe ukabaho ngiye birambabaza cyane kumva ngo yago ngo bamufungiye cano hari abo njya mbona bafite utuyutubi tw'amafuti birwa berekana amakariso yabo ntarabona bafungira amacano yabo ya marira yashize mbere ko dukora ikiganiro umukobwa yarari kurira ntabwo arashira mu kanya ndarira reko ndacyavuga byinshi nase nibwo dutangiye hasi Nadi biri seriye ngewe wari uri kumbwira uti maze iminsi 2 nsura iriya cano ye ndebe ko yagarutse ariko sinkirya kwanza ngiye bakinavuga ngo YouTube channel ya Yago ngo yasibwe yakuyeho bayikuyeho mva naranditse nanditse nkabona uri kunyereka Yago ku yandi macana ati ibintu bibaho nuri se basibye ibyo bari kwanga ariko ibyo bakunze bakabigumizaho ariko kubera abantu nyine bari muri isi ntago batuma undi mwana abaho kandi Sandrine Yago ndabizi ngafite na Sherena namubonye naye ngafite inyinya ariko nanjye nzagenda nyishyirishe miyo nyinya nimba nzaza ndi imanga ye simbizi ibyo yigira nawe mugarukeho nawe azankunda ariko uyu mukobwa n'ukuri kw'Imana ni igitangaza pe ase nagira kuri kw'Imana
nje ntabukubeshye twatangiye nzikari blague ariko ubushize yaravuze ati ndamukunda ariko njya mbona uduposting utuntu postinga twinshi cyane bikanca ahubwo nabonye muri zira comment zashize harimo bari kuvuga ngo naye ngaje kwigana ngo gihozo yaje avuga ko akunda Yago cyangwa yaje avuga ko akunda Bruce Melody yego nje rero nkunda Yago ntabwo nabonye hari n'abagututse ati yo ndaya nituvire kuri Yago urangije 10 urababwira ati murakoze umva cyane rwose murakoze nanjye se ko ntafata umwanya ngo nanjye ngiye kugutuka ubona bagutuka kuri yabakuziza uranuka nibereye ku bishyimbo byanjye mugani w'ababa batindi ku mayoga henze sibyo je nibereye ku bishyimbo byanjye ndimo ndirira cyangwa ndanabibuze ndiryamiye uranuka se ngibyo bitutsi byinjiza iki uri gufata umwanya uri kundeba ahubwo bajyaho banuka ariko banawe bakwinjiriza yaba bajyago bakabwira n'abandi nabo bakajyaho bakareba undi bose bakanuka ari benshi ariko basi nawe ukinjiza nawe bazakugire nka Yago oya mu izina rya Yesu izina ryande rya Yesu abo bantu bakomeje gukora ibyo kandi ni ukuri kw'Imana niba bihagarika bareka ibintu by'amashyari Sandrine nimba ari ikintu cyambabaje nukumva ngo CANO ngo Yago ngo barayihagaritse wayi ariko ngo wamaze iminsi 2 utaryama nibyo cyangwa se wambeshyaga njyewe nyibijyaho nyine namaze nk'umunsi wose ndyamye ndi mu cyumba ndi kugenda nsura CANO zose ngo numve basi numva hari impamvu baba bahagaritse iyo CANO bwarakeye nyikanoye naramwandikiye hari umuntu wese nsubiza kuri WhatsApp yiwe ngo ntago ari Yago muri kuvugana okay ndavuga basi se wamunshakiye nta kindi gikomeye nanjye ngiye kumubwira kuko sinari ngiye kumubwira ati basi naye gusubiriza ko ntago mfite ubwo bushobozi yego nanjye nari kumuha pole nk'umuntu nyine umukunda nk'umukunzi we wo muntu hanyuma hari ikintu watangiriye hati ndi umugore wa Yago ariko iyi saha tuzi ko wenda ariko ndiwe uri wese ushingiye kuki ubutanzaza nambaye n'impeta none se ushingira kuki wiyita umugore we ino saha araho duhurira nje nawe subwo nuri kubeshyera Yago kweri ndamubeshyera se kubeshya uramubeshyera pe nyine nimba baryamye we nanjye nkaba ndyamye wanje tugahuriraho ubwo ntitubizi muhurira he oya impamvu njyewe aranzi nanjye ndamuzi nawe azasanga tuziranye muhurira he maraho duhurira iyo aryamye nanjye nkaryama maraho duhurira ngaho ibi ni ibikibanyarwanda none se iyi saha hari abantu bashobora kubyumva ukundi nanjye ndetse mbyumvisha ukundi kuko ino saha Yago yamaze kwerekana umukunzi we ngira ngo kwerekana umukunzi we umugore we nagashaka n'umuntu bagakora divorce ibyo se ni ibiki ariko iyi saha ntago bari abana my friend rero n'abasheri baratandukana ni rimwe se kabiri tubonye abambikanye n'impeta kuki se wumva babifuriza inabi yo gutandukana ahubwo bifurije ariko nawe ni umugabo wanjye kandi atuzi n'abashaka abagore babiri cyangwa bane tayari ukaba uramwishingiye nibashake bavuge ariko n'uwanjye hako nukuri kw'Imana kumva wivishwa ngo nkwe n'uwanjye nukuri kw'Imana uri serious ngiye twatangiye zikari blague Yego wenda si blague uko nari mbizi ko ufite agahinda kuko CANO yabaye kwejo ndanyesije amarecord uri kurira ariko noneho uyu munsi ntangajwe nuko twageze mu kiganiro kagira umutima ukomeye hanyuma hari benshi bavuze ati uyu mukobwa aje kubaka izina abigende kuri Yago ndaryubakira kuri Yago se kubera iki Yago niwe YouTube CANO babonye mvuga ndi kuvugira kuri YouTube CANO Yago kugira ngo ndyubakireyo ahubwo se ububatse izina kubera uwundi ninde ahubwo ngiye naryubatse kubera Imana kandi Imana yanyise Nadia yarizi n'ubuzima nzacamo ko nzanakundana Yago kuki se yamuremye noneho nimba barabonaga ko naje kuryubakira kuri Yago ndamukunda abyumve ndamukunda ikindi namwe mwagiye kumukomanyiriza sinshaka kwivanga mu by'abasitari kuko nge ntago ndi umusitari ariko sometimes nzaba we bitewe naho ngiye kubera umuntu wese ni umusitari ku giti cye bitewe n'igikorwa cyiza wakoze nabo bita abasitari n'igihe bita abasitari mu bintu by'amafuta ko nge nzaba umusitari mu bintu bizima mwebwe nimwe ndi kubwira mwe muri kundeba mwagiye gukomanyiriza Yago umunsi namwe twagize gutya tugakora ikintu muzagwa nk'ikibabi kivuye mu giti bazagwa nk'ikibabi kivuye mu giti ni hasi bo nta nubwo bazumva n'ubu bavugaho ngo CANO runaka ibe nawe turacyanamuvuga ntago azasibangana mu mitima yacu kwa ejo cyangwa ejo nashobora kugarukaho ariko undi uwo ari we wese wavuyeho ntituzanamubonera n'umwanya
nukuri kw'Imana hari abakobwa bafite urukundo. None se Nadi, wenda uravuze uti njyewe ndi serieze nta mikino sinkeneye gutwika cyangwa se kubeshya. Ndetse mu minsi yashize hari ikintu wambwiye, nukuri kw'Imana ngende mu Kristo sinjya mbeshya, warambwiye uti hari umuntu wanyemereye amafaranga, ndetse navuga yuko njyewe ubutumwa mpaye nabugejeje kuri mugenzi wacu Yago, ati anyemerera amafaranga kugiye kurira se. ntabwo ngiye kurira. Ndabona wahindutse mu maso, nyine wabaye undi muntu. Iyo ndi kumuvuga mba undi muntu. Hanyuma ati hari umuntu wanyemereye amafaranga, anyemerera yuko azama amafaranga n'ay'ishuri ry'umwana n'ay'iki. Umuntu aranyemerera amafaranga y'ishuri ry'umwana, ariko aza kumva ko mvuga nyine ko nkunda Yago, aravuga ati ndetse ngo yabikuye ku kiganiro cyacu. Ati nyine Yago yagufasha. Yes. Yo. Icyo cyonyine gituma akubwira ati nugufuha ni ukubera iki? Nashaka fuhe kuvuga ko nkunda Yago sinareka kubivuga ngo nuko nari nyine ubwo bufasha bwiwe. Liga anytime na Yago ya papa umwana wanjye. Nk'umugabo se cyangwa se nk'inshuti as a friend? Iyo nkubwiye ni umugabo wanjye, yabona papa w'umwana wanjye. Mu nzozi ariko sikucyumva ari mu nzozi, kandi uzatungurwa wandi kumwe na Yago. Oya birashoboka kuko nawe he's good journalist, turamukunda. Ni na size yanjye ariko akubona undi atari size yanjye. Njyewe nabyo mbara ko iyi size yamaze kubitwereka. Urabibona. Nese ko yamaze kubitwereka. Urabibona yabikwerekeye hehe? Yabikwerekeye wabonye. Yarakamanitse. Agaki? Akaboko. Uwo yatweretse ntiyatweretse Nadi. Yamuberekeye hese undi ko mwamubonye ku mafoto muramuzi. None se ku mafoto. Mwemere njye uri kuvuga rero. Ese ko numva uyu mukobwa ari serious. Noneho babyemera no kwitegeko. Njye uri kubivugira ngaho. Ariko disi ushaka uwo ngo uri hanze tutanazi mubona ku mafoto mubibwiwe n'iki se? Hari igihe umuntu aba afite trauma, ushaka kuba ufite ahamuka ryo gukunda umuntu bita Yago. Trauma yanjye niwe kandi ni nawe uzayimvura. Hanyuma atayikuvuye. Atayimvuye se kubera iki? Nkajya kumurega nawe. Ntabwo ndi buseke. Ariko iyo mukobwa nakanda. Nese wajya kumurega umuhori. Ubu se wararebye usanga ubu se umuntu ko ashobora kujya kwiyahura akavuga ati nabuze umuntu runaka kandi bakamumugezaho. Kugezaho akaba umukansera wawe, akagukansaringa. Yes, nanjye ni uza akagukansaringa, ariko ntago yavuga ngo ni ukuyikumara kugira ngo mukundane. Kuko iyi saha yagutumira nk'ukajya atumira abandi bose. Sinekereza ko yagutumira nk'umuntu bazabana. Nashaka si tuzabane, ariko azanumira kandi tuvugane n'iby'urukundo. Ntabwo azanumira ngo nze ngo mvuge kuri abo basitari nazi singiye no kubavuga amazina yabo. Mama we wowe yarya ngo uragafi gato. Ngiye ndacyari ikirondwe kiri ku nka. Kiri ku nka? Ku nka ntabwo ngiye ndaba agafi gato, ndacyari ikirondwe. Ariko nanumira naramuka ngize ayo mahirwe tukaba twahura tugakora n'umwana mwiza, n'umwaka ikiganiro ntabwo azakikwima. Jana umwana mwiza ariko nawe maze igihe mwandikira yaranciye amazi. Mwandikira he? Kuri Instagram turavugana rimwe na rimwe. Kuri WhatsApp sinzi ushinzwe kumwandikira nawe uzi gusubiza n'ibyo atabajijwe. Ese ubwo uravugisha ukuri? Ndavugisha ukuri nyene. Nese ko telefone ya Yagari uyikoresha uri kutubwira ngo nimba ari we wanciye amazi nabo umunsi twahuye azabimbwira. Ese ubundi tubwire, ubundi ni cyo kintu kihariye umukundira gishobora gutuma iyi saha numva wambwiye ati njyewe uyu munsi mfite agahinda ntumbaza ubundi buzima bundi. First of all, Yago agitangira CANO nkareba ibiganiro byiwe, hari naramubona ariko nkumva nkunze ukuntu aseka. Nyine hari ukuntu yasekaga utuntu turamfasha. Yego. Noneho bibaye akarusho mubonye. Bitamvuga ahantu koko harahiye. Ahubwo uyu niwe wanjye abandi barambeshya. Yego. So nyine afite size nziza kandi ijyanye n'iyanjye. Yo ariko disi uri kwitera amajike nkabikunda. Nukuri kw'Imana uyu mukobwa ari kwigirira icyizere akitera amajike nkumva ndabikunze nukuri kw'Imana. Numva ndakifitiye koko. Yo. Nta n'umuntu ukigirira nkanjye. Ndakifitiye. Yego. Ku bugufi bwanjye ndakifitiye kandi Yago nitwahura kandi nitwahura. Hazashya. Tuzahura nubwo hazamerera n'ibyatsi. Hari ikintu ngiye kukubaza kugiye dukora abantu mu rujijo kandi tube honest. Watubwiye ati harangiye nawe tujye duhurira. Muhurira hehe? Simbizi ngenda ryama nkabona turi kumwe. Nimba bwo ako sinzi nimba ari inzozi. Zose ko tuba turi kumwe bwo ni inzozi. Buri munsi izo nzozi ziraba.
kandi buri munsi turi kumwe. hanyuma uramutse umenye nk'umuntu wamuhemukiye ndetse nzi ko ari gushakishwa n'abantu benshi cyane, we wamukorera icyo ari nkawe? Namubwira rero Sandrine, nindamuka amenye uwo muntu simfite ubwo bushobozi ngo ngiye ngo nzaza ngo nanjye ngo mfate ibye nanjye mbisambye, nanjye sinzanamunera kuko amaca namwe sinajyaho ngiye kunera abantu, ariko uwo muntu naramuka amenyekanye yego musabiye igihano kibi ku Mana, bizambabarire wenda nk'umusaza nyine ahita ashyiraho nk'itegeko ryo kuvuga ngo uyu muntu tumumanike, buri wese agenda akubitaho ibuye, nicyo gihano namusabira. Kandi koko ndakeka namenyekana nta muntu n'umwe uzamukumbura, ahubwo njye ikintu nakisabira YAGO, yambabariye kuhishira umurozi akakumaraho urubyaro, ejo kumva bari kwataka YAGO, ejo bundi bazajya iwabo bataka umukecuru n'umusaza babonye yenda nk'ibikorwa bagejejeho babe barabatatse, nasha ahishira umurozi akamumaraho urubyaro nakomeze ahishira. ngo urumva yakora iki ari wowe? Nje ndumva ahubwo yakaza nawe nk'uko twe tubisaba nawe nk'abakunzi be akatubwira ngo n'uyu nguyu nawe rega nawe buri hari ikintu kimubyimbyemo. Oya ariko birababaje, birababaje ni ukuri kw'Imana nadi umuntu kuba wakubaka ikintu kinini ndetse kifitiye sosiyete akamaro abanyarwanda, uri gufasha abantu yarangiza akaza akagisenya, nagahinda. Yafasha abantu benshi kunda, agihozo bamufashe kunda dore nagitwika sigaho buri byo avuga, gihozo bamufashe kunda, inyogo ye nawe yabuze aho ajya gusambira ubuse yewe nabagome. Oya ntago ari bo gusa, yafashaga abantu benshi cyane bagiye batandukanye, yafasha abantu benshi kunda, nanjye barahamfashe yawe. Oya ntibikabeho nibyo. Oya ntago ari byo, Imana iracyamurinze kandi tuzi neza ko burya ntago Satani arusha Imana imbaraga. None se umuntu ugukomanyiriza bakagufungira ahantu wakuraga amafaranga yo kwishyura inzu, ahantu wakuraga amafaranga yo kuba wabona imyenda yo kwambara, ahantu wakuraga amafaranga yo kubafasha rubanda nyamwinshi, bakagufungira icyo kintu, igikorwa cye bakagifunga bakagikuraho. Uri kumva akubonye agushyikiri abashije nko kubona ko yagufata no mu ijosi, yagukorera iki? Shana ukuri kw'Imana birababaje biteye n'agahinda, ndetse iyi saha wenda natwe hari igihe kizagira ukuri benshi bifuza kumenya, ukuri benshi bifuza gutangarizwa bakaba bakumenya, ndetse nekereza ko uwo muntu wenda bitazamugwa amahoro koko nimba ari timu nini cyangwa se ari umuntu umwe ku giti cye, uyu munsi ntago tubizi, katubyizere. Hanyuma ubu ngubu ijoro ryose waraye udasinziriye kubera icyo cyonyine, ijoro ryose urarutaryamye. Niyo mwandikiye akansubiza ndaranasinziriye, nta nkaswe nuko bamufungiye CANO. Seriously nawe yabivuga nuretse ko atazanga namenye wari wese, nanamuhaye n'ifoto yanjye aranze ariko ntiyanyitaye koko nyine gafite ngo ufite inya nanjye nzayigira inya se nibi ko twabonye n'abari basite bakazikuzaho gute ngiye ngo ntayigira, ariko iyo inamwandikiraga akansubiza ntabwo nasinziraga. Oya ariko iyi saha burya amarangamutima y'umuntu ajya hashaka, ntekereza ko ibyo ngibyo ntitwamuveba cyangwa se ngo tumunenge, ariko tutamunenga se ubundi umuntu iyo yanze umuntu yaramukunze ubundi aba ari gushaka kandi wangu ugukunda ukirukira utagukunda. None se amarangamutima yacu twese yatwerekeza ku muntu umeze gutya, ni ukuvuga nka Nadia ushobora gukunda inzobe, undi agakunda igikara, undi agakunda barebare, undi agakunda bagufi, undi agakunda ababyibushye, undi agakunda abananutse. Sinekereza ko rero ibyo ngibyo amarangamutima y'umuntu n'abantu batazanagira ngo nge nago nkundiye ngo ngafite amafaranga ngafite ikingo ndamvuge twenda nange ngo nyeneye ubufasha bwiwe, so ubwo bufasha bumaye nago nabwanga kuko nta muntu wanga ubufasha, ahubwo wenda tubwire ngo mukunda kugira ngo zamwiyegereze nibiba ngombwa nageza nyifashirize. Nge sibyo ikintu mukundiye pe kuko hari nabo twiyegereje nibagira nicyo batumarira, ntabwo rero YAGO ndi kumukunja aka kamwanya kuko hari ikintu kimwe yamarira ngo mvuge ngo nzamukunda nga amfasha mu bufasha, nubwo bufasha yabo matata naciye ku YouTube akambona turi hanze inyuma ya kamera akamubufasha yabuma kandi ari nabo bafasha batutajya tubona ku YouTube sibyo.
namukundi icyo nakubwiye hambere ko ari mwiza ko aseka neza ko afite na size nziza yakena yakira ndamukunda. hanyuma umunsi yarongoye ukumva inkuru ko yamaze gukora ubukwe kwimarira abakunda abagabo bafite abagore nzakomeza mukunda. ese ukomeje kumukunda watazagira gukunda akabyihorera se bundi abantu bose dukunda niko badukunda. hako disi warihebye wamaze kwiyakira maze nabaye n'agakecuru ujyana uko nari meze. wari umeze utembere muzatubwire muri comment tubwire mbere uko wari umeze ngera nari mbyibushye ndi gikobwa cy'igiti none naragenda mbonanye na YAGO nibwo wabona uko nanganaga mbere se mwigize guhura aho byibuze duhurira aho twabona kubwe ni aho ngaho twahuriye. ese nihe ko wanze kuhavuga wakomeje uvuga aho nyine yo ndyamye mubona ni mu buriri ni mu nzozi ni hehe ngiye mbona turi ahantu heza ukuntu ntago mbizi niba ari mu burire gusa ni ahantu heza ukuntu. ubwo rero byaba ari bya bindi bita kuba wikinisha ese ko ntajya numva narangije ubwo rero ubwo umunsi narangije bizara kwikinisha shayi mukobwa yazikinisha paka niba abona ko agomba kwica umunyarwandakazi akajya gusanga aba diaspora ubwo nyine situbize ko ari mu diaspora cyane nabyo ngiye nabyo nzi wakabyara aba kubyitarutsa nicyo kibazo cyawe rero nawe nge nabyo nose uri kubibwira ubundi utabizi none se niba ubonye posti umuntu usura mu class ugahita umenya ko ari mu diaspora cyangwa atari we nge nabyo niba ushaka ko tuzakomeza tukikinisha naribi ngewe nabyo nzimvuga ibyo nzi nge nta nubwo nanikinisha mubona ahantu turi ahantu heza ukuntu ubwo nibyo kandi koko shara abakobwa b'abana beza cyo kora none se ongeraho na cyane uyu munsi hari benshi bebeze kugutera amabuye nibashake akuzi uziza comment nabonye cyagiye ibintu banyitukiye nge nari nzi yuko utazongera gusaba ku social media ntahasubira ahubwo none iyo uko munuka niko nge ndavuga ati mwe ningaruka mwege munuka wanasanga mutanazwi muri ahantu mu murima muri guhinga mu mwuka ahantu mujya mu mazi akabagira mu nda muri abantu suzigira ngo ubundi ugira ngo sanzira abana dutukana abantu basobanutse ningegera zimwe zo mu muhanda ziba zabuzaho zijya gutukanira ejo ndi sinavuye mu kiganiro kwa Sabe umuntu ngo ni mu diaspora arambwira ati wamaye ifoto yawe wambaye video yawe wambaye ubusa ngo nkaguha amafaranga ese ibyo bintu bibari byo ko gusoma muri kutubeshya oya je nari bina message nayikwe ako nshobora kuba nanabisije kushaka kubinari muri telefone yanjye ndamugase nuko wa diaspora munafasha burya yego gusa si bose nyine abo mwagatokisha abo benshi ngumva ngo icyo kijambo ni nakibimo nyine muzanagikora yakoresheje ikijambo kibi cyane ngo icyo kijambo nanimvuze nyine kumva ngo yenguri ni shitani ngo tamugana umurakoze nibyo navuze yari yarameze ati ni umuntu mukuru cyangwa se ntago umuzi sinzi isura yiwe sinshaka no kuzayimenya ariko yarambwiye ngo nyoherereza video yawe ariko iyo ndi kona kuri noneho nsigiye mbona profile yiwe nkabona yashyize ari kumwe n'umugore we yibaza uwo mugore ngo afite umugabo mane yanjye sinutse aba diaspora ko hari n'abana beza hari n'abamfashije umva beza umva babana beza batakwatsibye ariko aho hantu muri icyo gihugu cyitwa cy'aba diaspora ni ikihe buri ni icyo gihugu cyitwa ngo cy'aba diaspora biba ari byinshi se ubutwamenya ari ikihe barejeje imbobo njyewe siko rizajyaga bivuga nkagira ngo rizashira isoni kandi koko hari abantu bagiye ari imbobo babonye amafaranga bagira ngo bazajya barangiriza mu Rwanda ariko ngo benshi bakwaka amafoto ifoto si bakubonye se undi ku biganiro undi yibonye umuntu mu kiganiro irindi foto ubushaka ni ubushaka kumbona mpagaze mu maso shaka kumbona nunamye umugani wa Mariya cyangwa nyifate mpagaze nanjye ngiye kujya mbabaza posteri ngomba kwifatamo kuko ati disuri igikobwa gishinguye nibaza ubugufi mfite Sabe warakoze kudashyiraho ifoto mpagaze nzibimpa nafata ihagaze yashyizeho
ni nicaye umuntu watutse radiyo koko uwo muntu n'ukundi mwana mwiza rata sibyo sha umuntu yaragututse ubu si wabereka nka Sandrine turi kuvugana igihagarara ahagaze iyo duhagaze mba ndi kumugeraho ikibuno kirangirira uwo muntu mva ngo ni Sandrine sha cyakora ni ukuri Sandrine ubundi wazabiyeretse wazabiyeretse sha si igihe cyagiye rata Sandrine ntabwo baratera ivi nabiyereka muzate mushaka ifite akabazo k'amatsiko nk'umuntu ukubwira ngo mifoto wambaye ubusa mbari kuguha amafaranga nanjye nyo wundi bajye batanga mbere tuyaba turebe iyo foto nanjye nshakishize nyamara hari n'abashukana bakajya gushaka za foto ziba baba barashyizeho bagashyiraho ibibuno byabo nanjye bajye bayama mbere njye se unyibahaye niba yama ayo mafaranga hanyuma se bayaguhaye wayibaha ikibuno cyanyeze ese ni ikibuno cy'umukara waba ugitanga ngo kijye kumara icyo ko tubona amaso uri inzobe se ikibuno cyanjye cyaje kugira ikibazo cyo kudatukura kubera iki sinzi impamvu utuvuta twanze kugifata utuvuta twaranze niyo wayiraramo mukorogore mukorogore yisiga njya ngerageza ariko disi mama nta mutima muri Nadia yagira yivugishiriza ukuri hari benshi baza gutya ati reka kandi wenda bigaragara ati ni kamoviti ni cyo kintu gitumye wovugisha ukuri ati njye ngerageza kukisiga nuko nsa neza asundi mukorogo barayikopa hari ahantu mwize mumbone barayikopa ngo ngenda nyishake nanjye mpere nk'abandi kandi numva ngira nahenda tahatari Sanje ntabwo nguri zihenze n'impamvu ni igiti kibuno cyane cyanze gutukura izihenze ikibuno kiratukura goko mana yanjye ubusa nk'ababandi nadi tugana ku musozo urumva uri bwakire comment gute navuga ko ari comment biki ngese ni inyabantu mwabari mwe muzapfa kuvuga ibyo mutanazi muzaho nagiye mpura nabo mujye mureba niyo ndoro jonye nundebe iyo ndoro kwandika uzatuca utananditse urabura kwandika uha Paul yagongora ndikutuka Nadia kandi no gukunda si icyaha ubundi se gukunda ni icyaha cyangwa gusa neza ni icyaha ubu se nari gusa neza mwankurikira ubu babazaniye umuntu ufite umubari si mwajya muhurira mwafunguye ijisho rimwe yegora umuki mubari umuki se cyakira igitobora umunwa se ariko mazarabaye mu cyaro kweri none waruzingo hari utuntu twinshi bagiye gukoresha ngiye tukanancanga n'ukuri kw'Imana ngiye kandi ntago ndi muri ibi ngiye narababaye mujye mumenya ko wacaye n'ikibungo mva yago nushaka ko tujya kumanuza abo bantu hari abantu bajyaga batuma nanjye ndaramagaza uzambwe tujyeyo wakemera ukajya kurugisha umuntu bose kuki bakugirayo nanjye yago nabishaka azambwe ati twamanutse twimanukire rero ngo ijoro ryose muri rurabakira rayira ukuri kw'Imana ikize wakemera ukaroga nandi kubwa yago na banamusabye ijisho nambwe ati tanga iryanjye rayira ukuri kw'Imana ukuri kw'Imana se kubera iki turi kuzana Imana hano muri bino bintu ibi ntago birimo Imana yimushitani kuko ihana Imana yakandagiye ntago bajya bavuga ibintu byo kujya gusenya abandi ntago Imana ifasha undi kujya gusenya undi ubwo rero niba bitari b'Imana waba uri gutwika cyangwa se uri kubeshya Imana iri mu mutima wanjye ariko ntago iri mu bitekerezo by'abagiye gusenyera yago mu bitekerezo byabo hajemo shitani yabivangiyemo handi abo ntago ari gutera imbere bakavuga ati turapfuye ako se Imana ko abakurikirwa n'abantu bakongera bakajya kubakurikira twese tureba ibiganiro bya yago tukareba ibya gasaro tukareba ibyo kwisimbi tukareba kwacu areba ibyo ashaka kandi ari n'igihe areba ibyangiye akishima no kureba n'ibya yago muti murapfiki yego pe ahubwo uko mugenda mumumanuza ni kwe bavuze ngo ni kwa runaka utuvuga ati ikintu sinanakireba jewe kandi koko ntago jewe umuntu njya mureba niyo mugezeho kuri YouTube ndongera nkakuraho ari gushaka kuba uwo muntu aramukekeye ubusa wenda uwo muntu ntago ndora ntagurora aha bastari bandi barorera nge ntago ariho ndorera uyu munsi yago ntaratubwira uwo ari we ariko hari abari kwigaragaza bavuga ngo nkwe na nkwe okay tugana ku musozo w'ikiganiro gira ikintu wisabira yago icyo musaba ni cya kindi namusabye kandi sanzi waranambeshye nanubwo kakanu wakamuhaye narakamuhaye n'ukuri niba asabara kamaye kataga postinze uko wajya postinga iby'abantu ubwo rero yavuze ngo ubwo rero yaranyanze ubwo nyine yarandibonye asanga sundi wo gukunda
stati yae ibi bintu stati umva pe kandi yaranakoze ararambaza ati aba bakobwa je babona bari kwikinira nimba abona hari abakina nge sindi muri abo man umva noneho nge tumubwize n'ukuri yago aka kantu ngiye kukubwira sandi natakaguha sazongeye no kumamagara nange sinzamuhamagara ndagukunda AZ plus Y n'uwo mukobwa nizeye guhangana nawe kugeza igihe nzagutsindira full stop top shata nadi ngaho ayo yari amarangamutima ya Nadia cyangwa se byari ibitekerezo bye. Nadi, mbere yuko ushyira microphone hasi ndagushimiye cyane, byari ibitekerezo byawe nkuko ndende wundi yaza agatanga ibitekerezo bye, wenda bagutuka bashobora ko bari kugora ubusa. Urukundo burya ni indwara y'umutima. Ndagushimiye cyane, turakoze ariko ntabwo ari kubyumva ko wadusubije. nababwiye murakoze Ayo wakoze ako nimuzanuke nakoze. GASARO TV.